ntangira numvaga ari ibintu bishoboka kuko narabishakaga cyambere nari ngeze ku biro numvaga ntashaka kugeraho biro 90 byari maze ku biro byinshi ufite umwana umwe ku myaka yanjye 30 by'ukuri numvaga ari byinshi cyane so rero nari mfite ikintu cyo kwiyemeza nkavuga ngo uko byagenda kose ngomba kubigabanya nyine nkagera ku biro bikeya numvaga rero bishoboka uko byagenda kose burya iyo ufite ikintu cyo kwiyemeza byanze bikunze ibintu birashoboka njya kwinjira muri gahunda yo kugabanya ibiro icyambere narwaraga umugongo pe ku buryo ntashobora byibura ikintu kinsaba kuna iminota 5 cyangwa se guhagarara iminota 5 ntabwo ibyo bintu nabishobora no guhagarara yego iyo guhagarara hamwe byibura 5 minutes zigashira umugongo wose kuva hasi kugera ku rutirigongo hejuru warandyaga icya kabiri nagiraga ikibazo cy'igifu nahoraga ndwara igifu kenshi gashoboka urumva ni kwa kundi uvuga ngo igifu nyine ndakirwara waraniyakiriye cyaza ukumva ni bisanzwe warukimaranye imyaka nyinshi nakirwaye niga twankome nko mu kabiri urumva ni za 2009 urumva ko ari imyaka myinshi hanyuma nari mfite n'ikibazo cy'ibiheri byinshi nari mfite ikibazo cy'ibiheri byinshi vraiment nyine ntasa neza byagiye bigenda gute rero uko urumva duhere ku mugongo ese wari warawivuje nari narivuje naraciye no muri radiographe nyine muganga kambwira ni disque zagiye ziva mu mwanya donc urumva kwa muganga nta kindi gukora bakaguha painkiller ariko nyine nkagumana nabyo gutyo ku myaka yanjye urumva bari ibintu nyine vraiment bibangamye ntangira urumva nk'umuntu wari ufite ubushake bwinshi cyane ndetse ntangira nataye ibiro 7 ukwezi kwa mbere yego ukwezi kwa mbere nataye ibiro 7 ugukurikiyeho ngenda ntakaza 4 3 na kugeza igihe nyine bigeze kuri 71 yego ririya somo ni isomo icyambere rihindura mindset yawe iyo ari ibintu wagiyemo wumva ukunze ushaka ufite intego y'icyo ushaka kugeraho icyambere nicyo kintu cyambere kiguhindura ukamenya gutandukanya urumva mu buzima busanzwe ubundi turya mu kigare bura kenshi iyo nyine utarabimenya urya mu kigare simba nzi ngo ndiye ibitera imbaraga simba nzi ngo ndi ibyubaka umubiri simba nzi ngo ndiye carbohydrate urumva ariko iyo wamaze kubyiga ukabisobanukirwa ukamenya ngo ngomba kurya amasukari angana gutya ngomba kurya ibyubaka umubiri ngomba kurya ibitera imbaraga bingana gutya nicyo kintu cya mbere ubundi nawe gikomeye kuko ririya somo ni ipfundo ry'urugendo rwose ubugiye gukora ubundi muri Fat to Feed ikintu cya mbere twabazaniyemo ni gahunda yo kwiga dugira amasomo twiga tukandika ubundi gutakaza ibiro umuntu atakaza ibiro byagenze biti tubaye ikaze abakunzi ba Nutri-MediPlus channel ibagezaho ubuzima imirire uburyo bwo kwiyitaho muri rusange kugira ngo tugire ubuzima bwiza uyu munsi rero twagarutse na gahunda yacu ya Fat to Feed turi kumwe n'umwe mu ba participants twabanye muri groupe ishize aratubwira urugendo rwe ni gute yataye ibiro bigera ku biro 19 byose ikindi specifically we aratubwira indwara zagiye zikiriramo muri urwo rugendo rwe rwo gutakaza ibiro impamvu twifuza kuzana abantu nk'aba ngaba bagize impinduka zigaragara nuko benshi muri mwebwe mwibaza ngo ese koko ibi bintu birashoboka tukaza n'umwe babiri ukavuga uti birashoboka koko ko ari bo bonyine ariko tuzagerageza kuzana abantu benshi bashoboka babahereze motivation bakwereke ko ni ibintu bishoboka igihe cyose ubigizemo uruhare igihe cyose ufashijwemo na muganga ubifiteho ubumenyi ubundi ugabanye ibiro kandi ugire ubuzima bwiza tugwaye ikaze rero mutumirwa wacu murakoze cyane uratangira wibwira abantu badukurikirana ubundi dutangire tuganira dufite ibintu byinshi twumva dushaka kukubaza murakoze nitwa Aline Witonze abandi umwe mu bari bari muri groupe isoje yego ya Fat to Feed Aline watangiye ufite ibiro bingahe dusoza ufite ibiro bingahe murakoze natangiye mfite ibiro 89 hafi 90 ko byari 89 n'amagarama magana hanyuma dusoza mfite ibiro 71
71 ubwo wakuyeho ibiro 19 wow ako muri kubonana agafoto ke dutangira nuko yanganaga murebe ukuntu yanganaga murebe na difference yabayeho murabona ko ari ibintu bitangaje ibiro 19 ese dutangira watekerezaga ko ari ibintu bishoboka murakoze ego ntangira numvaga ari ibintu bishoboka kuko narabishakaga cyambere nari ngeze ku biro numvaga ntashaka kugeraho ibiro 90 byari maze ku biro byinshi ufite umwana umwe ku myaka yanjye 30 by'ukuri numvaga ari byinshi cyane so rero nari mfite ikintu cyo kwiyemeza nkavuga ngo uko byagenda kose ngomba kubigabanya nyine nkagera ku biro bikeya numvaga rero bishoboka uko byagenda kose burya iyo ufite ikintu cyo kwiyemeza byanze bikunze ibintu birashoboka iyi gahunda wayimenye gute nayimenye online nk'urebye kuri YouTube channel yawe ndayireba kubera ko nakunda gukurikirana ibiganiro byawe ndayireba and then ndagucontactinga hanyuma ndaza nanjye nyine ninjira muri group dutangira tugire nyine muri makeya ugenda utubwire tukwezi kwa mbere nataye ibibiro utubwire nyine urugendo rwose ese kwiga byakugendekeye bite ndagenda nkubaza mutuntu mutwe yego murakoze ntangira urumva nk'umuntu wari ufite ubushake bwinshi cyane ndetse ntangira nataye ibiro 7 ukwezi kwa mbere yego ukwezi kwa mbere nataye ibiro 7 ugukurikiyeho ngenda ntakaza 4 3 na kugeza igihe nyine bigeze kuri 71 yego ubwa mbere turiga tugafata amasomo ese rira somo rya mbere twize tureba ibiribwa n'ibiki byose details ni ibiki bishawungutsemo ririya somo ni isomo icyambere rihindura mindset yawe iyo ari ibintu wagiyemo wumva ukunze ushaka ufite intego y'icyo ushaka kugeraho icyambere nicyo kintu cyambere kiguhindura ukamenya gutandukanya urumva mu buzima busanzwe ubundi turya mu kigare bura kenshi iyo nyine utarabimenya urya mu kigare simba nzi ngo ndiye ibitera imbaraga simba nzi ngo ndi ibyubaka umubiri simba nzi ngo ndiye carbohydrate urumva ariko iyo wamaze kubyiga ukabisobanukirwa ukamenya ngo ngomba kurya amasukari angana gutya ngomba kurya ibyubaka umubiri ngomba kurya ibitera imbaraga bingana gutya nicyo kintu cyambere ubundi nawe gikomeye kuko ririya somo ni ipfundo ry'urugendo rwose ubugiye gukora ubundi muri Fat to Feed ikintu cyambere twabazaniyemo ni gahunda yo kwiga dugira amasomo twiga tukandika ubundi gutakaza ibiro umuntu atakaza ibiro byagenze biti icya kabiri ibiribwa urya ubundi ku isahani yawe uhitamo ibyo urya ugendeye kuki ese urya ibitera imbaraga bingana gute urya ibyubaka umubiri proteine ese urya imboga bwo zingana gute zitetse gute proteine zawe uzihitamo bigendeye kuki cyangwa se ikintu cyose urya ukirya hari amakuru ugifiteho ubundi nicyo kintu cyambere dukora isomo rya mbere dufata abantu mushaka kuza muri Fat to Feed ni ukwiga ibyurya icyo tuvuga ngo ibintu byose bishobora kudrivinga food choices uhitamo ibyurya ugendeye kuki ibyo rero nibyo yatubwiraga uburyo twize bigahindura mindsets none se Aline tutangira ese hari ibindi bibazo wari ufite ego njya kwinjira muri gahunda yo kugabanya ibiro icyambere narwaraga umugongo pe ku buryo ntashobora byibura ikintu kinsaba kunama iminota 5 cyangwa se guhagarara iminota 5 ntabwo ibyo bintu nabishoboraga no guhagarara yego ugahagarara hamwe byibura 5 minutes zigashira umugongo wose kuva hasi kugera ku rutirigongo hejuru warandyaga icya kabiri nagiraga ikibazo cy'igifu nahoraga ndwara igifu kenshi gashoboka urumva ni kwa kundi uvuga ngo igifu nyine ndakirwara waraniyakiriye cyaza ukumva ni ibisanzwe wari ukimaranye imyaka myinshi nakirwaye niga twankome wo mu wa kabiri urumva ni za 2009 urumva ko ari imyaka myinshi hanyuma nari mfite n'ikibazo cy'ibiheri byinshi nari mfite ikibazo cy'ibiheri byinshi vraiment nyine ntasa neza byagiye bigenda guterera rero uko urumva duhere ku mugongo ese wari warawivuje
nari narivuje naraciye no muri radiographe nyine muganga akambwira ni disque zagiye ziva mu mwanya donc urumva kwa muganga nta kindi gukora bakaguha painkiller ariko nyine nkagumana nabyo gutyo ku myaka yanjye urumva bari ibintu nyine vraiment bibangamye. So hanyuma uko nagiye nyine nkomeza urwo rugendo rwo kugura regime kurya neza wa mugongo wagiye numva ugabanuka kugeza n'ubu ya minota 5 nshobora kuyirenza niba ari ikintu kinsaba kuna mu mwanya nshobora kugikora. Hanyuma ikintu kijyanye n'igifu cyo nsa nkaho nagisezeye pe burundu. Yego igifu wari ukirwaye gute? Nagiraga igifu kindya cyane ibirungurira, yego nkagira ikirungura cyinshi hanyuma kikanandya cyane cyane. Urumva cyarandyaga kugira ubwo gifatana bene gutya bene yego kimaranye imyaka myinshi. Nacyo wari warakivuje? Urumva ntago warwara igifu deminefu ukimarana iyo myaka yose urivuza ukagera ukiyakira uvuga utoke nukubana nabyo nyine. So rero igifu kugeza ubu pe nicyo kintu kiri mu bintu nasezereye rwose. Donc umuntu abanga rwaye igifu nyine nkabyumva mu mateka ko narwaraga igifu kikandya ariko none se change y'igifu watangiye kuyumva ryari? Après nk'amezi 2 ntangiye regime natangiye kumva change. Urumva habaga harimo n'imirire mibi kutamenya ngo niki nkwiriye kurya niki ntakwiriye kurya. Igifu kirandiye nzi ko ngomba kunywa amata kandi wenda atari bunagufashe bihambaye. Kwa kugenda kumenya gusobanukira ukamenya ngo ndarya imboga nyinshi ndarya ibinyamasukari bike cyangwa se bitera imbaraga bike ukamenya ngo ndarya proteine mpamya ko ariho wenda n'amakosa nagendaga nkora yatumaga mpora ndwaye igifu ariho byagiye byose bikosorerwa. Yego ubusanzwe umuntu ashobora kurwara igifu bitewe n'imirire mibi nkuko Alina bitubwiye yarwaraga igifu ariko akivuza ariko ntigikire. Kubera iki ushobora kurwara igifu ariko kuko uhora urya nabi? Ni byiza yuko iyo twavuze ku kintu nk'icyo ngicyo simba nifuza ko tubasiga muri confusion ngo uvuge se ni igiki cyamufashije ngo wumve ugize confusion. Kimwe mu bintu bishobora kubangamira igifu ni ikoreshwa ry'amavuta menshi. Abantu murya amafiriti menshi, amafromage, ibintu bitetse mu mavuta menshi, ifiritije mu mavuta menshi, ibyo bintu bishobora kuba muri bimwe bibangamira igifu. Amandazi, capati, ibintu byose birimo amavuta menshi bishobora kukubangamira. Iyo turi kuri diet turi kugabanya ibiro, tugabanya amavuta menshi mu biryo byacu. Kabiri, abantu batarya imboga. Imboga ni nziza kuko nazo ziba zishobora gutuma igifu cyawe gikora neza. Ikindi kuko kuri regime dukoresha amavuta makeya kandi tukarya ibiryo cyane bitogosheje ibindi birimo amavuta makeya byorohera igogora ryacu mu gutuma rigogora neza noneho igifu nikigire ibibazo mu igogora. Ikindi kuko tutavanga ubwoko bw'ibiribwa byinshi nabyo iyo uvanga ibintu byinshi wariye ibi ufata shiramo niba uravanga nabyo bizahereza akazi kenshi igifu cyawe. Rero kuri diet turya indyo zitavangavanze nabyo bishobora gufasha igifu. Ikindi dukoresha amazi menshi. Kunywa amazi menshi bishobora nabwo gufasha igifu cyawe ndetse bishobora no gufasha ku bantu baba barwara constipation. Ikindi kurya bike nijoro nabyo ni kimwe mu byo dukoresha bishobora gutuma umuntu agira umwanya wo gutuma igifu cye kiruhuka. Iyo uhora urya mu gitondo saa 6 saa 4 saa 9 ugasanga uhora uryagagura nabyo bishobora gutuma igifu cyawe kitabona umwanya wo kuruhuka kugira ngo cyongere kisubiranye gikore neza. Izo ni zimwe muri tips nabahamo nk'abantu mudukurikiranye barwara igifu. Nawe igifu gishobora gukira bitewe n'ibyo urya, bitewe n'ibyo wirinze kurya ndetse n'ibyo witayeho mu kurya. Icya kabiri nshaka kongeraho nuko ku bantu barwara umugongo nkuko Alina amaze kubitubwira yarwaraga umugongo ndetse kwa muganga baramubwiye ko urutirwe rw'umugongo hari utugufwa tutameze neza nkuko twari dukwiriye kuba tumeze. Iyo umuntu afite ibiro byinshi kandi akaba afite amagufwa y'umugongo amwe namwe afite ikibazo biroroha cyane yuko wa mugongo we urushaho kuba mubi. Kubera ko nkarine harya ureshya gute
mfite metero 165. Metero 165, ubundi yagakwiye kugira ibiro 65 gutyo kuzamuraho gatoya. Akaba yaragejeje mu biro 90, bivuze ngo yari afite ibiro birenga 25, yari yikoreje umugongo we, kandi umugongo we utagomba kwikorera ibiro birenze 65, yakabya 70. Urumva rero umuntu wa 70 akaba yari afite ibiro 90, izo extra 20 kgs yari afite zigenda zirushaho kuremerera umugongo, bityo wa mugongo wawe usanga mu kibazo. Kabiri, wikoreje ibiro byinshi utarukwiriye kwikorera, ya magufwa yari afite ikibazo azarushaho gukinagara, uzarushaho kuyaremerera, arushaho kwegerana, bityo urushaho kuguma ubabara umugongo. Ikindi, hari n'abantu barwara manere bitewe n'ibiro byinshi. Uko diske turiya tugufwa two mu mugongo tugenda ducomekerana, uko ibiro biba byinshi tukagenda twegerana, bityo tugashobora no gukora ku nerves, ku mitsi yumva. Imitsi yumva ni nayo ishobora kumva umuntu ugukozeho, cyangwa se ishobora no kujyana n'ububabare. Rero hari abantu benshi murwaye umugongo, murwaye za nerve zishobora guterwa n'ibiro byinshi, cyangwa se bishobora gutizwa umurindi, ndetse no kwagravwa no kugira ibiro byinshi. Muze tubafashe mugabanye ibiro, mukire umugongo, mukire za nerve n'amadiske, muyorohereze yikorere ibiro bikeya ashoboye. Aba physiotherapist babakorera massage benshi babasaba yuko mukwiriye kugabanya ibiro. Niko Aline byamugendekeye, atangiye urugendo rwo kugabanya ibiro, ni naho yakizemo umugongo. Reka dukomeze tukubaza, watubwiye rero nibigendanye n'uruhu, byo byari bimeze bite? Bon, nza gutangira nari mfite ikibazo cy'uruhu rusa nabi pe, rusa nabi, rurimo ibiheri, ubona rudasa neza pe. So rero aho natangire regime no kugeza nyisoje, habayeho change igaragara. Habayeho change igaragara uko iminsi yagiye ishira, uko nyine nagiye ndya neza, za mboga nyinshi, za bya bitera imbaraga bike, ama proteine, uruhu rwagiye ubona rutanga change. Atari ukuvuga ngo nahinduye amavuta ngo nisiga, oya, sinigeze mpindura amavuta cyangwa isabune nisigaga, oya, ahubwo uko iminsi yagiye ishira, uko nagiye mfata ya regime n'imirire myiza, kugenda uhindurana ibi sinabiriye, uruhu rwagiye ubwarwo rwakira impinduka, ukabona ko hari kugenda habaho impinduka, ibiheri bigenda bishira, vraiment ngewe habaye impinduka ifatika. Yego. Mbere waryaga ifarini? Umva. Ubu ndibaza ko nk'umukiriya nahahiraga ikintu cyitwa capati, ikintu cyitwa umugati, yarahombye pe. Nakundaga ikintu cyitwa ifarini mu buryo bwose, ikintu cyitwa umugati, capati. Nari mva mbese mu gitondo, yewe na nijoro navuga ngo ndetse kurya, narumva ngo ndetse kurya, ugafata icyayi, ugafata na za capati, ntabwo nari cyangwa se mfashe icyayi, mfashe n'umugati. Urumva ko mu by'ukuri ntaho nabaga mvuye, ntaho nabaga ngiye. So rero ifarini narayikundaga, ariko kuva nayireka impinduka nyine zabaye zose. Ibigendanye n'amasukari, of course, niba ukunda icyayi byanze bikunze kigendana n'isukari. Nakundaga kunywa isukari cyane, urumva ninywa nge nari wa muntu, niba niriwe mu rugo munsi teremusi y'icyayi biri aho hafi, uko numva umutima ugishatse ndanyweye. Kandi niba urumva ukunywa cyane niko n'amasukari agenda yiyongera. Yego. Amafanta, amashokora, bon, shokora zo ntabwo byari cyane, ariko fanta pe, fanta, ji, yego narazikundaga cyane. Yego. Impamvu narindi kumubaza ibigendanye n'ifarine n'amasukari, nuko nicyo kintu cya mbere gishobora kwica uruhu. Ibintu birimo amasukari menshi ashobora gutuma umuntu wari ufite uduheri dutoya tugira inflammation, tubyimba, noneho dukanaba dushobora gusekreta amavuta menshi, noneho ugasanga afite ibiheri byinshi. Buriya abantu mugifite ibiheri mushobora no kureba, ese imirire yanjye imeze ite? Sindya amasukari menshi. Kabiri, sinkoresha amafarine n'amasereyale akoboye.
ibyo twabonye bya refined grains. Ibi binyampeke bakobora bagakuraho agashishwa k'inyuma tugasigarana agatima k'imbere nk'ifarine, imiceri, za kawunga, nabyo byose bishobora gutuma uruhu rutamererwa neza. Ikindi ni abantu bakoresha processed food, ibi biryo byo mu nganda, harimo amasosiso, amajambo, ese nabyo warabikoreshaga? Sosiso zo yego, ibyo nabyo ni bimwe mu bintu bishobora kwangiza uruhu rwawe. Ikindi mu bintu bishobora gufasha uruhu rwawe harimo ikoreshwa ry'imboga, imboga zihagije cyane cyane kandi zirimo amabara atandukanye n'ubwoko butandukanye, nka karoti zifasha cyane, zirimo vitamine A ifasha ku ruhu. Ikindi igihaza nacyo kirimo vitamine A, ndetse n'imboga muri rusange bigira vitamine A zishobora gufasha mu gutuma uruhu rumera neza. Ikindi mu bishobora gutuma iyo turi kuri diet uruhu rumera neza nuko tuba dukoresha amazi ahagije. Iyo turi muri iyi gahunda yacu ndetse na nyuma yaho, nibaza ko abantu baguma gukurikiza amasomo meza bahabonye, nuko tuguma kunywa amazi byibura umuntu akanywa litiro hagati y'ebyiri n'eshatu bitewe n'ibiro yari afite, bigatuma umubiri we uba uri hydrated, ufite amazi ahagije. Uruhu rwacu biri muri kimwe cyerekana niba ufite amazi mu mubiri ahagije cyangwa se udakonsoma amazi ahagije. Nabyo bizagaruka byiyerekane ku ruhu rwawe, niba unywa amazi, niba urya imboga, niba wirinda bya biribwa bibi. Uyu munsi twifuje gukora kino kiganiro ariko kandi duhita tunavuga kuri izo conditions yari afite, tunabereka icyo umuntu ashobora gukora kugira ngo abone impinduka. Ikindi, abantu banywa amata menshi nayo ashobora kugira uruhare mu kwangiza uruhu rwawe. Amata ushobora kuyanywa ariko ukayanywa mu rugero kandi witaye ngo ese uruhu rwanjye rumeze gute. Ushobora no kuba uyihoreyeho igihe runaka cyangwa se ukegera abaganga bakagufasha mu kuboneza imirire yawe, bigatuma uruhu rwawe ruba rumeze neza. Kuko hari n'abantu bagira uruhu rubi kandi bafite ibiro bike, akaba atajya arya ibiryo bisanzwe, ugasanga ni ba bantu batoragura. Kandi iyo utoragura ntabwo urya ibiryo bizima, akenshi uzisanga wariye ibyo bintu byo muri alimentation n'utuju n'udufanta, noneho bitume uruhu rwawe rumererwa nabi. Ushobora kwita ku mirire yawe nonaha ugahindura uruhu rwawe. Hari n'abajya batugana rwose baragiye ku badermatologue, si ukubabwira ko kutajya ku badermatologue ari bibi, ariko jya ku mudermatologue ariko uhindure n'uburyo urya. Nibyo byiza, bizagufasha guhuza imiti muganga yakwandikiye ndetse no guhuza n'ibyo winjiza mu mubiri, kuko abongereza nibo bavuga ngo we are what we eat, turi ibyo turya. Rero ni byiza yuko wita ku byo urya kugira ngo n'uruhu rwawe rube rumeze neza. Urwo rugendo rero rwawe rwo gutakaza ibiro 19 ntabwo byari ibintu bikoroheye cyane. Byari bimeze gute? Bon, ntabwo navuga ngo byari byoroshye cyane kubera ko hagiye habaho kwitanga. Kwitanga, kwigomwa, kumenya ngo ibi bintu nubwo mbikunda ariko si byo nkwiriye gufata. Kagacapati, kagacyayi k'amata gakoze, isukari kameze neza. So rero habayeho kwigomwa cyane. Habayeho kwigomwa kandi iteka kwigomwa nyine hari igihe bitaryoha, ariko kandi bikaryoha bitewe n'icyo ushaka kugeraho. Yego. Wabonye se izo mpinduka umaze amezi angahe tusa nk'abasoje? Maze ukwezi uko. Ese hari ibintu waba warahindutseho muri uru rugendo rwo kwiga, kubera ko twagize igihe kinini cyo kwiga bihagije? Ese hari uburyo wahindutseho ku buryo uvuga ngo iki kintu ndagihinduye, bitakigusabye imbaraga, wumva wahinduye n'ubu gikomeje, n'ubu ngubu uzajya ugeraho ukavuga ngo iki kintu naragihinduye? Yego, nibihe? Ikijyanye na siporo ntabwo nari nkibasha kuyikora kubera ibiro byinshi, urumva kugera ku biro 90 n'indeshye yanjye, ntabwo siporo nari nkishobora, n'ikibazo cy'umugongo. Ariko aho natangiriye gahunda yo kugenda ngabanya ibiro,
uko nagiye mbigabanya uko donc nagiye siporo nyishobora kugeza n'ubu nyine numva ahubwo iyo maze iminsi ntayikora mba numva ari ikibazo ko niba ku munsi twabaga twemerewe ndiyo minota 30 nashoboraga kuba nayirenze nkakora n'isaha yego so siporo rero yo kugeza ubu rwose ndanayikunda cyane yego good kuko mubyumvishe rero umuntu ashobora gutakaza ibiro 19 birashoboka ikindi ashobora no kugenda akiriramo indwara zitandukanye bitewe nuko yahisemo kurya neza ndetse no mu kwitwara neza nkuko mwabyumvishe yakiriyemo umugongo akiriramo igifu akiriramo ibiheri byo ku ruhu ubu mwiza umeze neza nashaka kubyara umwana we wa kabiri tuzamufasha noneho ayiyongera ibiro bikeya bigendanye no gutwita noneho na nyuma yo kubyara ku kiriri ni gute umuntu yitwara neza kandi ntiyongera ibiro byinshi kandi akonsa n'umwana we ntagire ikibazo nibyo rero twari twabahitiyemo uyu munsi kubazanira ubutumirwa wacu kugira ngo tuganirize niyo mpamvu tubararikira ngo bantu mwifuza kujoyininga Fat to Fit dufite iyindi season igiye gutangira mu kwa 4 twatangiye kwandika tuzajya twakira abantu buri mezi 3 kugira ngo tugere kuri benshi bashoboka tubahe package ubundi mugume mugerageze kugira ubuzima bwiza rero niyo mpamvu uyu munsi wakwiyandikisha kuri nimero 0788940474 ikindi ku bantu bari hanze y'u Rwanda namwe turabafasha hari benshi bagiye bagira impinduka nabo bari online cyangwa se bari mu bihugu bitandukanye nuko bo tukiga ku buryo dushobora kubakoresha ibiganiro nyine tutari kumwe noneho nabo bakabaha ubuhamya hari uwo dufite wakizemo diabete wari ufite diabete itangiye kuza ndetse bamwandikiye imiti atangiye gukora iyi regime diabete irakira uwo rwose wo mu Burundi ndamwibutse ndamusuhuje dufitemo n'abandi benshi bagiye bafashwa n'iyi gahunda ya Fat to Fit ushobora nawe kuba umwe muri bo mu bafashwa n'ubu bujyanama bwo guhindura imirire ndetse no mu kugabanya ibiro ndetse no mu kwita ku zindi ndwara zose zishobora kuba zishamikiye ku mirire yawe yandikisha none aha rero tuzatangirane nawe muri kuno kwezi kwa 4 kugiye kuza Aline rero turagushimiye murakoze cyane uba uhaye abantu motivation waweretse abantu ko bishoboka iyo twe tubivuga nkatwe hari igihe bavuga ati wenda n'ibya muganga nuko atazi uburyo kugabanya ibiro bigorana ariko iyo wabonye example cyangwa se ubuhamya bw'abantu bufatika babona ko niba warabashije kubikora nabo bashobora kubikora rero turagushimiye ni contribution nini ubutanze kuri Nutri-MediPlus ndetse no ku banyarwanda muri rusange kugira ngo babone ko kwita ku buzima birashoboka kwirinda indwara zurira ku mubyibuho ukabije birashoboka igihe cyose umuntu abigizemo uruhari cyane wakoze cyane murakoze turabararikira rero kuguma gukurikirana ibiganiro byacu kuri Nutri-MediPlus niba utarakanda subscribe ni byiza ko uyikanda ikindi umenyeshe iyi nkuru nziza ya Fat to Fit umuntu wese uzi uyikeneye dushobora kumufasha rero mwari kumwe nanjye mfite Yesuleya ndetse na Aline naho ubutaha